Shiti bakundwa ba Blessed Family, turongeye kubasuhuza. Imana yacu nibane namwe kandi Imana yacu nibishimire aho muri hose byo muri mo byose. Rero tubifurije imigisha y'Imana, n'abatamerewe neza n'abamwe batari mu bihe byiza nabo tubasabiye ko Imana yabagenderera kandi kabahoza amarira cyangwa se kabafasha kwihanganira ibihe muri gucamo. Kadusenga Imana mbere yo kugira ibindi duvuga. Witeka Imana yacu turagushimye, Imana nziza, uri Imana itwitayeho, uri Imana y'umugisha kuri twe, kubera yuko kukugira ni iby'igiciro. Urakoze rero kubw'uyu mwanya duhaye ukongera kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, tuganire ku rukundo rwawe ruri muri ryo. Urakoze kugiye gufasha ari ngewe ndetse n'abazumva iby'iri jambo, buri muntu wese ukamuha gufashwa naryo mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabanza kwisegura. Twarabuze umwanya, ubwo yo mvuga ngo twabuze umwanya kubabizi nabaga ndi kumwe na Betty, ariko umwanya wagiye uba mukeya bituma tutaboneka nkuko twabyiyemeje, ariko ntabwo twabirambitse. Rero Imana ishimwe ko babonetse uyu mwanya, nubwo mbabonetse ngenyine, ariko Betty nawe uko arajya abohoka nawe arajya aboneka. Rero reka dushime Imana ko n'uyu mwanya nawe ubonetse tukongera kuganira. Twaba tubakumbuye. Rero Imana y'amahoro ibane namwe. Ikintu nifuza ko tuvugaho uyu munsi, murabizi ko tugira ibiganiro bitandukanye. Ikiganiro kimwe ni ikiganiro tuganira duhugurana cyane, nubwo n'ibindi byose duhugurana, kuko ibyo tukora ni ugufashanya kugira ngo turusheho kumenya rero kubera iki tugiye kumva kubera iki ibintu bimwe na bimwe. So tugiye rero kuguma guhugurana muri iki kiganiro. Uyu munsi turashaka ko duhugurana ku kintu cyitwa impano z'umwuka wera. Mu by'ukuri impamvu nahisemo iki cyigisho nuko, cyangwa se uhugurana, nuko nakuriye mu itorero ahantu nibuka ko iyo habaga hari hafi ku gihe cya Pentecote, rimwe na rimwe abantu bararaga mu masengesho. Njye narayemo nkiri mutoya, tukarara mu masengesho dushaka kubatizwa mu mwuka. Kubatizwa mu mwuka mu by'ukuri ngira ngo no kubyigisha byabaga bitari byinshi cyane, kubera yuko uko twaraga muri ayo masengesho njyayo nabashije kuraramo, baba gutegereje ko uza kugira impinduka zikubaho zigaragarira abantu ko wabatijwe mu mwuka wera. Ni ukuvuga ngo wagombaga wenda guhinda umushyitsi se, kuvuga izindi ndimi, mbese hagombaga kuba ibitangaza, cyangwa se sinzi navuga ngo ni ikintu kidasanzwe cyerekana ko hari uguhinduka. Sinzi niba nawe warabaye ahantu bimeze gutyo, cyangwa se warigeze kuba muri situation imeze gutyo. Rero aho ngenda nkura nsoma niga ijambo ry'Imana kurushaho, naje gusanga ko icyo kintu nubwo twagikoraga, ibi byo twategerezaga kurebera ko umuntu yabonye impano z'umwuka, mu by'ukuri hari aho twibeshyaga. Rero ndaza kugerageza kubisobanura no kutubyigira hamwe, tubisobanura mu ijambo ry'Imana, ndetse nawe ukazarushaho gusoma, kuko ndagira ngo ikiganiro kibe kigufi kitabarambira, ariko urushaho nawe kurushaho kugenda usoma, kuko ibyo tukora hano ni ugutyazanya. Rero umwuka wera, ngira ngo umwuka wera, hari ikiganiro nakoze kuri mwuka wera, cyangwa se ku butatu butagatifu, cyangwa se ubutatu bwera, bitewe n'uko bivuga, ariko byose ni bimwe. Muri ubwo butatu harimo Imana Data,
n'umwana wayo n'umwuka wera. Uko rero nuko kwemera kw'abakristo, twemera Imana imwe ariko irimo abapersona batatu cyangwa se igizwe n'abantu batatu. Uko iyo turebye abapersona, dukunda gukoresha iryo jambo abapersona, ni persona bivuga umuntu n'abantu batatu ariko bafite inshingano zigiye zitandukanye zuzuzanya mu bumana. Icyo ni ikiganiro nakoze, washaka kujya kukireba yakireba, singisubiramo. Rero harimo mwuka wera. Mwuka wera Yesu yamutangaje cyane ko agiye gukora ubwo yari ari ku isi. Nsoma igice cya 14, cya 15, cya 16 cya Yohani, uraza gusangamo igice cya 14 Yesu abwira intumwa avuga ati ntabwo mbasize gutya nk'imfubyi, abwira ko azabasigira umufasha. Bigiye mu gice cya 16 aguma no gusobanura ibyo uwo mufasha azabafasha mu biki. So ntabwo ndi bujye mu murongo ku wundi, ibyo ni ibintu abantu bamwe benshi banazi, nawe nushaka kubisoma urajya muri zo detail. Rero ni ryari iyo mpano yavuze y'umwuka cyangwa se gukora ku mwuka wera kuzaba kugaragara neza abantu bakabibona. Ni kandi si ukuvuga ko umwuka wera atigeze akora, no mu gihe cya kera yarakoraga, ariko byari uburyo azakorera mu bizera b'abakristo. Rero itorero rya mbere mwuka arikoreramo ni kiriya gihe dusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 2. Icyo gihe abari bateraniye mu cyumba cyo hejuru bafite ubwoba, baje kugira igihe bafatwa n'imbaraga z'umwuka w'Imana, zaje kugaragazwa n'ibirimi by'umuriro byari bibariho, ndetse no kuvuga indimi zitandukanye. Izo ndimi bavugaga si indimi zitumvikana, kuko ijambo aho ngaho nuza kuhasoma baravuga ngo buri muntu yabashaga kumva ibyo mu rurimi rwe. Birumvikana ko izo ndimi zumvikanaga. Noneho hari kwari ugusohora kw'ibyo Yesu yababwiye ko agiye kubohereza umufasha uzabafasha no kubamara ubwoba, kuko mbere yuko bashiruka ubwoba nuko bafashijwe n'umwuka w'Imana. Iyo ni gift ikomeye, cyangwa se ni impano ikomeye Imana iguha, kuko mwuka wera aragukomeza akakumara ubwoba. Cyo nicyo kintu cya mbere umuntu wese wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mwuka wera akumara ubwoba ukabasha guhamya Yesu ushize amanga. Niba utarabasha guhamya Yesu ushize amanga, ni ukuvuga ngo uracyafite ubwoba, ukeneye mwuka wera kugira ngo abashe kukwinjiramo akukoreshe. Imana yacu tuganze cyane. Rero bamaze gushiruka ubwoba, mwuka wera amaze kubashira ubwoba, Petero yaratangiye arabwiriza, arabahanurira, ndetse ababwira ibyo babonye. Iyo dusomye mu gice cya 2 umurongo wa 17 yarababwiye ngo Imana, duhere kuri 16, ngo ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoeli, ngo Imana iravuze iti uko niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abahungu banjye n'abaja banjye muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye bazahanura. Amen. Ni ukuvuga ngo yabibukije ibyo, nta nubwo ari ibintu bishya, nta nubwo yagaruye ibyo Yesu yavuze, yabibukije ibyo umuhanuzi Yoeli yavuze ko imbaraga z'Imana zizasukwa ku bantu bayo. Aho ngaho ngira ngo turahumvikanye. Rero iyo umanutse ugasoma ku murongo waho wa 38, Petero yarababwirije, ageze ari gusoza aravuga ati, Petero abasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka, kuko isezerano ari iryanyu n'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Ni ukuvuga ngo dufite isezerano yo guhabwa kuri iyo gift, yo guhabwa kuri gift, iyo mpano. Iyo mpano ni ya twese. Ni ukuvuga ngo umuntu uzemera, uzahamagarwa n'umwami Imana yacu akitaba, umuntu wemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ahabwa ku mpano y'umwuka wera.
icyo kintu ngira ngo abantu naho niho dutangira twumva neza ko twese twahawe ku mpano y'Umwuka Wera, ahubwo dushobora kuba twarayihawe mu buryo butandukanye, kuko iyo mpano y'Umwuka Wera turareba ukuntu iboneka, irimo ibice byinshi cyangwa se ni impano zitandukanye Umwuka Wera atanga. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira imwe muri yo cyangwa se ukagira nyinshi, ariko mu by'ukuri ntabwo ushobora kubaho warabakiriye Umwami n'Umukiza udafite gift, udafite impano y'Umwuka Wera. Hari abagira umuhango wo kugira ngo bakubwire ngo turagukomeje se, cyangwa niho Roho Mutagatifu nakwinjiremo, cyangwa se uyu mwanya niho akwinjiyemo. Iyo wakiriye Yesu nk'Umwami n'Umukiza, hari impano Umwuka Wera atangira gukorana nawe. Ashobora kuguha impano imwe uyu munsi kandi ashobora no kuzongera. Ntabwo uvuga ngo urarimise ngo ufite imwe uzahora niyo, ushobora kugira imwe, ushobora kugira ebyiri, ushobora kugira nyinshi. Reka tusome twihuse mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino ibice 12 umurongo kuva ku wa 4, ariko nshatse nava no ku wa mbere kugira ngo twumve neza kugera ku wa 12. Bene data, ibyerekeye impano z'Umwuka Wera sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayoborwaga mukajya mu bigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'Umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ubasha kuvuga ati Yesu ni Umwami atabibwirijwe n'Umwuka Wera. Icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko Umwuka ni umwe. Amena. Kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko Umwami ni umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese ahabwa ikimwerekanaho Umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe ahesha ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Ndagira ngo dutinde kuri ako kantu. Umwuka w'Imana agabira buri muntu wese uko ashaka. Rero hari igihe turindagizwa n'ibintu tubona, cyangwa se tukaba muri groupe z'abantu nabo batasomye ibintu ngo babisobanukirwe neza, batagize imbaraga z'umwuka zo gusobanukirwa, cyangwa se yo mpano yo gusobanukirwa, cyangwa y'ubwenge n'ubuhanga bwo kumenya ijambo ry'Imana. Noneho gasanga rimwe na rimwe ahubwo tuyobye. Nanjye ubwo nkiri umwana, nkiri mutoya, nabo twabanaga n'uburyo batubwiraga nyine kugomba kugira gute, hari ikimenyetso turi bubone, kutitiye se, ko nyine ibintu bihindutse, ko wikubise hasi se cyangwa wivuruguse. Hoya, ntabwo ariko ibintu by'Imana bikora. Umwuka ni ukuvuga ngo tumuhabwa mu buryo butandukanye. Tubonye muri iri jambo tubonye gift cyangwa se impano zigera ku 9. Iya mbere ni ijambo ry'ubwenge. Ni ukuvuga ngo mu bwenge, cyangwa se mu cyongereza cyo twita wisdom, mu gifaransa ni sagesse. Ni ukuvuga ngo wa muntu ubasha kugira ubwenge. Muzi ijambo ry'Imana riratubwira ngo ubwenge bwa mbere dufite ni ukumenya Imana, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nuvuga ngo iyo wamenye Imana, yuzi kumenya Imana ni ikintu kumenya ijambo ryayo. Imana iguha ubwenge. Hari abantu Imana y'ubwenge bw'ijambo, bakamenya ijambo ryayo no kuricukumbura, ukumva yaranari kubwira, ukumva riraryoshye. Kandi ashobora kuba atari uko ubu bwenge tuvuga ntago ari ubwo mu ishuri bwo kujyana mu mashuri ahambaye, ahubwo ni kwa guhishurirwa kw'Imana ikakwigisha, ikaba ari kwigishiriza. Rero ni ukuvuga ngo uwo muntu agahabwa uwo mwuka Wera akamwigisha,
akamenya iby'Imana, akagira ubumenyi butangaje. Kandi burya iyo umuntu ufite wisdom, muri cyo wisdom imaze mu by'ukuri cyangwa se ubwenge, ni bugufasha gukomunika, bugufasha gufata imyanzuro, bugufasha no gusobanura imyanzuro yawe. No ibyo rero tubibona no muri caca, tubibona no mu isengero. Hari abantu bahawe ubwenge bufasha gutuma urusengero, gutuma abantu bashobora kubana neza, hashobora kubaho ubuyobozi bwiza, hashobora kubaho imiterere myiza n'imigendekere myiza yabo babana mu rusengero. Ubwo ni impano y'Umwuka Wera. Niyo mugiye gutora umuntu muramureba se afite impano y'ubwenge, ashobora kutuyobora, ashobora kuyobora itsinda ry'abashakanye, ashobora kuyobora bamwe. Ese uruzayobora urubyiruko ni mureba iki? Impano, ubwenge Imana yamuhaye. Imana itugirire neza cyane. Yo ni impano y'umwuka ikomeye. Impano ya kabiri yavuzwe ngo ni ukumenya. Tumenye iki? Ufite kumenya ijambo. Uyu kumenya bijyana no kwiga. Ni ukuvuga ngo kumenya hari ikintu utaruzi. Ikintu utaruzi kibwirwa n'iki? Nuko wize, nuko hari uko ushaka gushakisha ubwenge. Ijambo ry'Imana riguma kuducukurira ngo ducukure, dushaka ubwenge n'ubuhanga. Ni ukuvuga ngo babandi bacukumbura, babandi basoma ijambo bakaribamo cyane, bagashaka kumenya ibyaryo. Hari abantu bashaka kwiga n'ishuri risanzwe rya Bibiliya, bagashaka kwiga no gukomeza kugira ngo barushaho kumenya iby'iri jambo, iby'ubu bwami bw'Imana bwatangiye gute, ese tuburimo gute. Ibwo ni ubwenge. Imana rero hari abantu itiza ubwo bwenge bwo kwiga no gucukumbura no gushakashaka, bakarushaho kumenya. Iyo ni impano y'Imana. Harimo kwizera. Reka mbabwire, twese dushobora kuba twemeye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko imyizerere yacu ugajya usanga ni mike cyane. Muribuka ko na Yesu, cyane nusoma igitabo cya Mariko cyane ubwo uzabibona, Yesu ni inshuro nyinshi yagiye abwira abigishwa bati bite, yanabaza se murabona ninde, bagacanganyikirwa. Kandi babanye nawe iminsi myinshi, ntibarizera ko ari Mesiya, kuko nabo bari bazi ko Mesiya nk'uko n'abandi Bisirayeli bari baramubwiye, barabaze ngo ni umuntu uzaza kubakuraho abubata, uje kubarwanirira, ari intwari, ije kurasa no kurwana. Ariko yaje ari intama y'igitambo, ari umwami uje kubatambirwa. Imana yacu tuganze cyane. Rero ntago basobanukirwaga no kwizera kwabo kukaba guke. Ni kenshi yagiye ababwira ati kwizera kwanyu. Nibuka ko anavuga n'ibya kabuto ka sinapi, yavugaga kwizera. Hari umuntu rero Imana igabira kwizera gukomeye. Mwaba mubana bakizera ibintu wowe utari wiyumvisha. Abashaka kwiga ibyo kwizera bajye gusoma Abaheburayo igice cya 11, barebe kwizera icyo ari cyo. N'ukuntu kwagiye kuranga abakurambere bacu. Ntago mbitindamo. Gukiza indwara. Hari abantu bafite guhabwa gukiza indwara. Ibyo ntacyo mbyigishaho kindi. Aragusengera, yagusengera indwara yabikurimo ikakuvamo. Iyo ni impano y'Umwuka Wera. Gukora ibitangaza. Ibyo bita miracles. Ni umuntu ushobora kuvuga ati umuntu yari yarahinamiranye, none ngewe ngize gute, ahise abahaguruka. Yesu yakoze ibitangaza, ahindura amazi divayi. Ushobora gusanga abantu nta mazi bafite, ugakora igitangaza ugakubita ahantu umugezi ukahava. Ibyo byagiye biba ni ibitangaza nyine. Ushobora guhabwa iyo mpano. Uri kumva? Ishangwa se ushobora guhabwa impano yo guhanura, prophecy. Nuvuga ngo mu guhanura niho harimo bya bindi nasomye, ibya viziyo cya kwereka, guhishurirwa, kurota. Ibyo byose bishobora kujyana n'impano y'ubuhanuzi, cyangwa se kuhabwa ubutumwa ukabuvuga indirect. Ibyo ni ubuhanuzi. Urukumva? Hari abantu rero benshi rero iyi mpano iyi mpano y'ibitangaza, gukiza indwara, cyangwa se ibintu abantu bahita babona, ibintu byo kwerekwa no guhanura, n'ibyo abantu bose bahita baboneramo kufite impano y'Umwuka Wera. Kubera iki bibarenze, kandi natwe nibyo tuba dushaka. Noneho ubuhanuzi bw'abantu bo mu Banyarwanda n'Abanyafurika, kora ko twavukiye mu bupfumu, turabukunda cyane. Ni nko kujya kubaza ngo reka njye kubazayo. Genda tuzabiganiraho. Hari n'ikiganiro cyo kubuhanura n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, nacyo twaganiriyeho, mwajya kukireba kuba bishaka mukumva icyo twavuga ku bahanuzi b'ibinyoma. So ubuhanuzi rero butwara abantu, kubera yuko twakuriye muri society iraguza. Noneho niho twumvishe, ni nk'aho abantu basigaye bagenda no kubaza ngo Imana iri kumvugaho iki. Ntabwo ari bibi ko Imana ikuvuga, ariko ubibitwara muri ya systeme y'ubupfumu. Nitabivuga njye kubaza, urumva
rero reka ngarukira aho ngaho. Abantu benshi bazi ko impano Mwuka Wera atanga iyi mpano ko ari nayo bakeneye, kuko ni nayo nyine ikiri umuntu cerebre. Iyi ni impano umuntu akenera kujera cyane, kubera yuko iyo urebye nabi igutura hasi kurusha uko ishobora kukubaka. Hari impano yo kurobanura imyuka no kurondora. Hari abantu bafite impano nk'ubu mwasengana, waba utangiye guhanura ahubwo ati ibuhanuzi ntabwo ari ubw'Imana, akabirondora akavuga ati ibi bintu biri kubera hano bimwe bigaragara nk'ibitangaza ariko si ibitangaza by'Imana. Iyo ni impano nayo Imana itanga. Ngira ngo murabizi ko hari abantu bafite impano yo kugenzura imyuka iri gukora, ntabwo atitira, nta nubwo ubonamo zunguza, ahubwo impano ye hari igihe Imana yumva ibintu byahindutse, icyo kirere akabona wapi. Iyo ni impano rero. So hari impano yo kuvuga indimi nyinshi, ningira amahirwe nzayivugaho cyane iyi impano yo kuvuga indimi nyinshi, kubera ko nayo hari n'ababwira abantu ati uko bazivuze mwumvishe ko izambere twari turi kumva ni indimi zumvikana, umuntu arazivuga ukazumva. Hari n'indimi bavuga z'abamarayika, sawa, nabyo tushobora kuzabireba, ariko hari indimi icyo navuga zumvikana, uvuga nk'ubu ngubu ukajya guhita uhamagarara ukavuga iringara utarigeze uriwe. Iyo ni impano y'ururimi. Ukaba wahagarara ukavuga ururimi rw'Ikiyapani nta hantu wigeze urwiga. Iyo ni impano y'Imana, ugahita ubwiriza Abayapani bakumva ibyo uri kubabwira. Cyangwa se ukagira ziriya ndimi z'umwuka, indimi z'abamarayika. Izo ndimi ntizumvikana. Paulo anatugira inama avuga ati izo ndimi ntabwo ari ngombwa ngo zivugire mu iteraniro, kuko niba ntawe ufite impano zo kuzisobanura nta mpamvu yo kwirirwa uzivuga, kuko urata umwanya, kuko ni wowe zifasha, ntabwo izo zifasha iteraniro. Ariko ibyo ni ibintu twazimbika tukabivuga mu gihe cyabyo kugira ngo bitadutindira. Noneho icyo nari nkomojeho, indi mpano ya 9 ni ukusobanura indimi. Hari indimi ushobora kuvuga ukaba wavuga indimi ariko abantu muri kumwe rwaba ururimi ruri ku isi, ariko mubo muri kumwe ntawe ubasha kurwumva. Ni byiza ko haboneka urusobanura. Niba ntawe ubonetse, ntabwo ari byiza gukomeza kuruvugamo, kuko ntacyo rwamarira bo mu itorero. Ari indimi z'abamarayika nazo uvuze, urumva deja mu isi nta n'uzumva. Bisaba rero ko haboneka uzisobanura. Niba ntawe uhari, impamvu zivuga ni iki? Ntacyo zimaze. So rero nibyo Paulo avuga, ariko ni byadugiye inama. So ndashaka rero kudatinda avuga ngo izo mpano ko ari 9. Twasomye ijambo ry'Imana ratubwira ngo kandi Mwuka Wera agabira umuntu wese uko ashaka. Ako niko nongera kugarukaho. Nubona utari guhinda imishyitsi, nubona utari kuvuga indimi, jya umenya ko hari ibindi, ahubwo menya guhishurirwa impano wahawe. Se muri izi mpano zose 9, iyo wisuzumye usanga ufite iyihe mpano? Se ufite impano y'ubuhanga, ufite impano y'ubwenge, ufite iyihe mpano yo kurondora imyuka, ufite impano se yo gukiza abarwayi? Ushobora kuba ntayo ufite nyinshi none, ariko nizera ko hari ufite, nubwo ushobora kuba utarisobanukirwa, kubera nawe ubwawe hari igihe witinya, kubera yuko utasobanukiwe neza iby'Imana, iby'uko Imana itanga izi mpano, cyangwa se Mwuka Wera atanga izi mpano. So ni guhera none tangira wisuzume, ni iyihe mpano mfite? Muri izi mpano ni iyihe ndimo? Ese ni iyihe naguma gusaba kugira ngo ndusheho? Kushobora no gusaba impano ukavuga uti nifuza ko nagira impano, kubyifuza nta cyaha kirimo. Umwuka Wera ashobora kuyikugenera, kuko agena uko ashaka. Imana yacu tugirire neza. Nutabona impano yo gukiza abarwayi, ntuzave mu byizerwa, kuko ushobora kuba utayikwiriye, kuko agena uko ashaka. Imana yacu ituganze cyane. Rero reka dusabe Imana mu mpano twahawe, kandi twizere ko hari impano twahawe, ahubwo tumenye abo turi bo, tubashe kwimenya mu buryo bw'umwuka uko duhagaze. Imana yacu itugirire neza kandi ituganze cyane. Murakoze. Reka tuzongere kubonana ubutaha. Bibaye byiza nshobora kuza tukaganira cyane kuri impano yo kuvuga mu ndimi nyinshi, tukayitindaho kuko nibaza ko abantu benshi bayigiraho ibibazo. Murakoze cyane. Imana yacu ibaho umugisha n'ubutaha. Reka kandi mugumye mwongere musubukure kureba ibiganiro, mubisangiza abandi, mugume mukore komenti. Niba hari icyo ushaka kunyubakaho gishyire muri komenti, nanjye byanyubaka. Hari ikindi unyongerereye. Imana yacu tugirire neza cyane.